ibintu mwamahaye gatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo batazagira inyenzi iwunyuramo. Bahaye ikaze bakunzi bacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze tariki 11 Mata 1994. Ku munsi nk'uyu w'itariki 11 Mata 1994, leta y'abicanyi yari ikomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu. Inyandiko kandi kabigaragaza hamwe mu hantu hakomeye hiciwe abatutsi kuri itariki mu 1994. Ku itariki 11 Mata 1994, ingabo z'ababirigi zataye impunzi z'abatutsi muri Eto Kicukiro bicirwa i Nyanza ya Kicukiro. Mu kigo cy'ishuri ry'imyuga rya Kigali kizwi nka Eto Kicukiro, ryari ishuri ry'abapadiri b'abasereziyani. Kuva mu 1963 abatutsi babahungiragaho bakabafasha. Hari hazitije umukwege warasiwemo abatutsi benshi. Byabaye kuva abatutsi bageze muri icyo kigo tariki ya 8 Mata 1994 kugeza tariki ya 11 Mata 1994 bajyanwa kwicirwa i Nyanza ya Kicukiro. Mu 1994 muri Eto hari ingabo za MINUAR zari mu butumwa bw'amahoro, byatumye abatutsi bahahungira ari benshi bizeye kurindwa n'ingabo zifite intwaro. MINUAR imaze kubasiga mu menyo y'intera hamwe n'abasirikare biteguye guhita babica kwa 11 Mata 1994, Colonel Satrarondas yazanye abasirikare benshi batangiraga abatutsi bashakiraga gongera kuri CND no kuri Stade Amahoro i Remera, nuko barabashorera bagenda babica kuva kuri Sonatibe kugera i Nyanza ya Kicukiro. Barahabicira babatera amagerenade, ubundi intera hamwe zikajya mu mirambo gutema abatapfuye neza. Ingabo z'ababirigi zatereranye abatutsi muri Eto zari ziyobowe na Lieutenant Louis Lemaire, akaba yarakuriwe na Lieutenant Colonel Dewez. Bose bakaba bari bayobowe na Colonel Louis Marshall, ari nawe wari wungirije General Dallaire ku buyobozi bw'ingabo za MINUAR. Abo nibo kandi bakwiye kubazwa mbere y'abandi iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye muri Eto. Ku itariki 11 Mata 1994, ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri Kiliziya ya Paruwasi Gatolika ya Kiziguro muri komini Murambi. Kuva ku wa 7 Mata 1994 kugeza kwa 10 z'ukwa 4 1994, abatutsi batangiye guhunga hirya no hino bahungira kuri Kiliziya Ikiziguro. Bahageze babeshywa ko bagiye kuharindirwa, ariko barabareka bariyegeranya baragwira, maze ku itariki ya 11 Mata 1994 barabica guhera saa 4 kugeza saa 10. Bishwe n'intera hamwe zoherejwe na Burugumesitiri Gatete Jean Baptiste afatanyije na Rwabukombe Onesphore wari Burugumesitiri wa Muvumba, Mwange Jean de Dieu, Somana Martin wari asista Burugumesitiri wa Murambi, Nkundabazungu Gisita wari umucuruzi, Niyonzima Deogracias wari Brigadier wa Commune, Mbuguje Jean Damascene wari umucuruzi, Muganga Manase, Mirasane Emmanuel, Biramahire Kaguru, Karekezo Gisite, Munyabuhoro Pierre Claver, Gakombe Balthazar, Gakwerera Loise, Mutsinze Emmanuel, Karengera Paulin wari inspecteur w'amashuri abanza, Musoni François, Manihura Habib, Kabalila Sylvain ndetse n'abandi. Abo bicanyi bari bahagarikiwe n'abasirikare baturutse igabiro bazanywe n'umusirikare mukuru witwaga Major Nkundiye Leonard wahoze ari umukuru w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Biciwe mu gikari kwa padiri hafi y'amatanki y'amazi mu mizabibu yabo, kwa muganga mu Nturusu hafi y'ishusho ya Bikira Mariya n'ahandi nyuma y'urukuta. Icyo gihe kandi hari agashyamba bicwaga batabwaga mu cyobo cya metero 30 z'ubujyakuzimu kiri munsi y'amashuri abanza. Abo babaga bishe batwarwaga n'abatutsi bene wabo batishwe, bahagera nabo bakabatema noneho bakajugunywa hamwe muri rwa rwobo. Uvugwa cyane ari ku rwobo yicana Rwamakuba Emmanuel wari muganga, Sekamana na Fidel Karangwa bitaga Gasongo hamwe n'impunzi zaturutse Kiyombe. Urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kiziguro rukingwemo abatutsi 14,835. Tariki 11 Mata 1994 kandi abatutsi bahungiye kuri ADPR Shagasha bose barishwe. ADPR Shagasha rwari urusengero rw'abarokore kandi rwasengeragamo abakristo benshi harimo n'abatutsi benshi, akaba ari nayo mpamvu abatutsi bahahungiye. Abatutsi bahahungiye ni abana n'abagore, kuko abagabo iyo bahagera bari kwicwa. Muri uru rusengero hahungiyemo abagore n'abana bagera kuri 60, bakaba baratangiye kuhahungira guhera tariki ya 11 Mata 1994. Abatutsi bakaba baratangiye kandi kwicwa no gutwikirwa amazu. Muri rusengero nubwo kandi hahungiyemo abagore n'abana, ariko intera hamwe zazaga kurobanuramo abana b'abahungu bakabica. Kugira ngo baticwa bambikwaga amakanzu, intera hamwe zaza zikagira ngo ni abakobwa. Ikindi gikorwa kirenzo nuko abagabo bakurwaga muri segiteri ya Shagasha, Munyove, Rwahi, bose bazanwaga kwicirwa kuri ya ADPR ya Shagasha. Hakaba hariciwe abatutsi benshi bakurwaga muri iyi mirenge yavuzwe haruguru. Tariki ya 11 Mata 1994 kandi abatutsi biciye Isave muri komini Gisuma Cyangugu. Mu cyahoze ari komini Gisuma, segiteri ya Ruharambuga, serire ya Gihinga muri prefecture ya Cyangugu, uyu munsi akaba ari mu karere ka
ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga mu kagari ka Save muri jenoside kwa 11 Mata 1994 hahurijwe abatutsi basaga 50 bahurizwa mu nzu yitwaga Mukandagara Odette babiciramo bose barabarangiza. Aha naho kandi akaba harabaye umukwa wo kubagota mu kagari kabo bakabahuriza muri iyo nzu bakabona kubica. Nanone kandi mu cyahoze segiteri Nyamuhunga serire cy'imuntu naho hica abatutsi basaga 1000 bakaba bari bakusanyijwe n'intera hamwe zaho zatangiye gukubita abantu no kubatoteza bikabije. Abatutsi babo bagahitamo guhungira kuri segiteri ya Nyamuhunga, ariko akaba ari nabwo buryo intera hamwe zari zateguye kugira ngo zibashe kubica zibarangize. Barahahungiye kuva kuwa 9 z'ukwa 4 1994 nimugoroba bamaze kuba benshi kwa 11 Mata 1994 ku manywa nibwo babagose barabica. Bishwe n'intera hamwe zari zaturutse muri serire yegereye segiteri ndetse n'abapolisi ba komine. Intera hamwe zari ziyobowe na konse wa segiteri ndetse na Rojigo François, n'abapolisi ba komine bari baje bababeshya ko baje kubarinda na hari ukubagota ngo batazahungira ahandi. Tariki 11 Mata 1994 kandi abatutsi barenga 15 biciwe kuri paruwasi ya Hanika Icyangugu. Kuri paruwasi ya Hanika mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Macuba mu mbuga yo kuri paruwasi ahubwo abatutsi basaga 15 bari bahahungiye biciwe mu nzu z'abapadiri muri centre de santé no muri centre missionnaire. Ayo mazu yose kandi akaba ari aya paruwasi ya Hanika. Intera hamwe zabishe na Alphonse Bahimbaga Rasta mwene pasteur, uyu akaba yari umusirikare niwe kandi wakoresheje grenade zishe abatutsi. Izindi ntera hamwe zabishanwe Ngoboka Saveri, Gasheme mwene Basabose, uyu Gasheme kandi akaba yari umutandiboye wa Gatera Fabien. Izindi ntera hamwe ni Hatunguramye Joseph, Hanyurwa Valence, Nyerabahizi Oscar, Michel Bahimaya, Mukono wari umucuruzi mu Kirambo akaba ari nawaguriraga icyo kumwe intera hamwe ngo zice zifite morale. Abo bose kandi bakaba bamwe bari abayobozi b'intera hamwe, abandi ari intera hamwe ruharwa zamaze abatutsi bo kuri paruwasi ya Hanika. Abatutsi bo muri komini yitwaga Gatare batangiye guhungira kuri paruwasi ya Hanika kuva ku itariki 8 z'ukwa 4 1994 kugeza ku itariki 9 z'ukwa 4 1994 kuko babonaga abahutu baho batangiye kwirema mu dutsiko bavuga ko abatutsi babiciye umubyeyi wabo. Kwa 9 z'ukwa 4 1994 nibwo hishwe umusore wishwe atewe inkota n'umuturanyi we ashyingurwa kwa 10 z'ukwa 4 mu Muramba Gitwa. Abatutsi bagiye kumushyingura abahutu barimo babakina ku mubyimba ngo muzashyingura mu ruhe. Kuwa 11 z'ukwa 4 1994 nibwo kandi burugumesitiri w'icyahoze ari komini Gatare witwaga Rugwiza Ngoga Fabien yahageze nka saa 6 avuye mu nama ya prefe ya Cyangugu Emmanuel Bagambiki. Nyuma yaho nka saa 9 hahise haza igitero gikomeye kiza kubica burugumesitiri ahavuye. Iki gitero kandi cyarimo umugore witwaga Margarita wari konseye kuva mbere 1990 urugamba rwo kubohoza igihugu rutangizwa. Uyu mugore kandi akaba yaragize uruhare rutaziguye mu gufungisha abatutsi benshi babita ibyitso by'inkotanyi. Tariki 11 Mata 1994 kandi abatutsi barimburiye imidiho IR Nyagatovu, Kayonza ndetse na Kibungo. Mu murenge wa Mukarange aho bita Midiho mu kagari ka Nyagatovu kwa 11 z'ukwa 4 1994 hiciwe abatutsi basaga 200 bari bahungiye muri IR Nyagatovu bicwa bose bigizwemo uruhare n'umucuruzi wari ukomeye muri centre ya Kayonza witwa Kanyengoga Thomas. Kugeza kuri ubu kandi imibiri y'abahiciwe nigeze iboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Tugana ku musozo kandi icyo twavuga nuko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta. Kubona guhera tariki 7 Mata 1994 mu gitondo abatutsi bicwa icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu hose byerekana ku buryo budashidikanywaho ko ari umugambi wari warateguwe na leta.